Waramutse wowe ukomeje kubana natwe muri iki igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi ndetse aho muri hose hanze y'u Rwanda no mu Rwanda, ndabashuje ndetse mbahaye ikaze mu makuru y'ingenzi agezweho kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere uhageze ndakutse gukanda subscribe ugafungura inzogera, warangiza ugakora icyo bita share ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza reka mpite nihuta nerekeze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutinda, ndetse mba nagenda ndeba mu duce tugiye dutandukanye intambara iri kuberamo, ndetse igisirikare cya M23 cyamaze kwerekwa isomo rikomeye cyane nyuma y'uko leta y'i Kinshasa cyangwa se FARDC ifite umuvuduko udasanzwe ku mirongo y'urugamba, nyuma y'uko abasirikari bamwe na bamwe ba M23 bamaze kugenda bacakirwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Ni amagambo yagaragaye icyo bita umutwe wa Bazalendo uzirana cyane n'uyu mutwe wa M23 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse uyu mutwe wa Wazalendo ufatanyije na leta y'i Kinshasa kurwanya uyu mutwe wa M23, ndetse uyu mutwe uvuga ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bari guharanira kwishyira kwizana ndetse bari kurwanira uburenganzira bwabo. Bavuga yuko rero banze leta y'igitugu cyane bitewe n'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda ahamya neza ko uyu mutwe wa M23 atari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse by'umwihariko abaturage b'abanyamurenge muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa bikomeye cyane, ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yageze aho atanga itegeko rikomeye cyane avuga yuko yavugaga yuko rwose nta kabuza aba bagabo cyangwa se uwitwa wese ko ari umunyamurenge muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagomba kumubona bagomba guhita bamwica bikomeye cyane, ndetse agahita atanga itegeko ndetse bigatangirwa gushyirwa mu bikorwa. Abantu by'umwihariko bavuga ikinyarwanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barishwe bikomeye cyane, ndetse ngo nacyo cyatumye M23 igira umujinya ukomeye cyane, ndetse bikaza kurangira uyu mutwe wa M23 uhise ufata urugamba cyangwa se ugafata kimwe mu myanzuro yafashe yo guhita bataka iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo bagarure umutekano cyangwa se babohore aba baturage b'abanyamurenge muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari bakomeje kwicwa ndetse bari banugarijwe bikomeye cyane. Ndagira ngo murabyibuka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashyizeho igihano cy'urupfu, by'umwihariko hishwe abana bakiri batoya cyane, nuko byagaragaraga ko ari bo bajura cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye harimo nk'abacapuzi n'abandi bagenda baterana ibyuma mu muhanda, ndetse rero hashyizweho igihano cy'urupfu, abantu babashyira nka hariya ndetse bagenda baraswamo amasasu na leta y'i Kinshasa, bakomeje kuraswa. Isi yose irabitangarira ndetse ivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki gihano bashyizeho cy'urupfu, kuko hagaragayemo abana bafite 15, 18, 20, 25, byibura abantu bagaragaraga nk'aho bakuze bari bake cyane. Ugiye kureba hishwe abana bakiri batoya cyane cyane. Ariko icyo kwibaza ni kimwe, ese iki gihano nyuma y'uko umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo waba umaze kuzagenda ugaruka, ese iki gihano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazaba cyazakurwaho? Se Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yazagira impuhwe zo kuba yakuraho kino gihano cy'urupfu bari barashyizeho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo?
Biri kuvuga yuko rero Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko amaze kugenda azana ingabo zigiye zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga yuko noneho Antoine Felix Tshisekedi yaba agiye kugarura abacanshuro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo guhabya uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagaragaye ikintu kijyanye n'abasirikari b'abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batari bakeya, ndetse n'ubu ngubu amakuru ari kunugwanugwa, bamwe bagenda bavuga yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikijyanye n'abacanshuro bakigaragara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi bano bacanshuro bamweretse ko nta mbaraga ku mirongo y'urugamba, ndetse umutwe wa 23 wabafataga ukabicaza hasi bikomeye cyane, ndetse isi yose irabibona, ndetse njyewe murabizi ko bamwe bagiye bashurirwa nk'imbwa, abandi banyujije mu Rwanda, abandi baguma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda birira amafaranga ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Umutwe wa Wazalendo ukomeje kuzirana cyane n'inyeshyamba z'ama 23, uri kuvuga yuko witeguye kwirukana izi nyeshyamba z'ama 23 mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwitsa gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuguhereza bijye kugeraho 5 kuri 5.